ninde. Uwo rero niba hari azabasha kwigishwa n'Uwiteka inzira akwiriye kunyuramo. Haleluya. Mu Bibiliya avuga ngo umwubaha nubwo yaba ari umuswa ntabwo azayoba inzira, kubera ko inzira izitwa inzira yo kwera, inzira yaguze ibyo dusaba n'ibyo twibwira nk'uko imbaraga z'Uwiteka ziri. Haleluya, Imana ishimwe. Hanyuma muvandimwe, rero uyu mwanya tutangira iki cyumweru cyo kuwa mbere cyangwa se uyu mwanya muri Monday service uyu munsi, ndagusaba ufata umwanzuro ubwira Imana ngo Mana, ninde ubaho Uwiteka, ninde ukunda Uwiteka. Niba icyo kibazo ukibaza ubwira Imana ngo Mana, ninde ukunda Uwiteka. Niba icyo kibazo ukibaza ubwira Imana ngo Mana, ni jyewe ukubaha, ni jyewe ugukunda. Hanyuma nawe ngwino unyereka inzira nkwiye gucamo, ngwino unyereka aho ngomba kuca, kubera yuko ntabwo nshoboye. Muraho neza bavandimwe, tanukije muri atandukanye. Turashimira Imana duhaye umwanya nk'uyu mwiza, aho muri umunsi mwiza w'umugisha, umunsi mwiza w'amahoro, aho muri mbahaye kaze. Ni Monday service, ikiganiro cyo gushimira Imana no gusenga, serivisi yacu yo kuwa mbere mumaze kumenyera kuri YouTube channel yacu. Rero Imana mu ijuru ibagire neza. Rero aho muri mudukurikirana atandukanye mu bitandukanye, tubahaye kaze kugira ngo tuganire cyangwa se dusenge mu minota mikeya ngo Imana iduhe mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma rero nkuko nabivuze, uyu munsi dushaka gusenga, ariko mbere ko dusenga hari ijambo Imana yashyize ku mutima. Nshaka ko dusengana hamwe twese aho turi atandukanye. Ijambo dusanga mu gitabo cya Zaburi ibice 25 na 11 haravuga ngo ninde wubaho Uwiteka nawe azamwishimira inzira akwiriye guhitamo. Wanasifiwe. Ni ikibazo Bibiliya irimo irabaza umuntu, ninde wubaha Uwiteka. Hanyuma niba rero uwo muntu ahari, Uwiteka nawe azamwigisha inzira akwiye kunyuramo. Rimwe na rimwe hari igihe tugendera mu ubuzima bugoye, ubuzima buremereye, ubuzima bwaho duca mu bintu byinshi. Rimwe na rimwe ubuzima bwacu ntitubashe kwakira ibyo Uwiteka ashaka kuvuga ku buzima bwacu. Hanyuma rero bigatuma dufata inzira idakwiriye, inzira itari nziza ku buzima bwacu. Hanyuma niyo mpamvu rero Bibiliya idubwiye ngo uwubaha Uwiteka ninde. Haleluya. Ni ikibazo birimo irabaza. Ukunda Imana ninde? Ugendera mu bushake bw'Imana ninde? Uwo rero niba hari azabasha kwigishwa n'Uwiteka inzira akwiriye kunyuramo. Haleluya. Mu Bibiliya avuga ngo umwubaha nubwo yaba ari umuswa ntabwo azayoba inzira, kubera ko inzira izitwa inzira yo kwera, inzira yo gukiranuka muri we. Hanyuma rero niba umwubaha Uwiteka, ni uzaba uyobora inzira zawe mu buzima bwawe. Haleluya, Imana ishimwe. Birashoboka rero ko waba waraciye mu bikomeye, bashobora kuba baciye mu biremerereye, ndetse ubuzima bwawe ukayobagurika, inzira wacagamo zigahinduka, inzira wagakwiye gucamo ugaca mu zindi. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko wagerageje gukora ibintu ku bushake bwawe. Ariko Bibiliya nitubwiye ngo inzira zose cyangwa ibyo twagerageje gukora tubikorere mu Uwiteka. Uwiteka nawe azaduha umugisha, nawe azabasha kubana natwe. Haleluya. Nkubwire, hari ibintu byinshi dukora rimwe na rimwe kubera ko Imana itabirimo, ntitibashe kuba successful, ntibashe kusucceedinga. Kubera iki? Uwiteka ntabyo arimo, ntabwo Imana iri muri ibyo bintu. Niyo mpamvu ibyo dukeneye byose tugomba kwintervena mu Imana kugira ngo ibashe gukora ibirenze ibyo dusaba n'ibyo twibwira nk'uko imbaraga z'Uwiteka ziri. Haleluya, Imana ishimwe. Hanyuma muvandimwe, rero uyu mwanya tutangira iki cyumweru cyo kuwa mbere cyangwa se uyu mwanya muri Monday service uyu munsi, ndagusaba ufata umwanzuro ubwira Imana ngo Mana, ninde
ninde wubaha Uwiteka, ninde ukunda Uwiteka. Niba icyo kibazo ukibaza ubwira Imana ngo Mana ni jyewe ukubaha, ni jyewe ugukunda, hanyuma nawe ngwino unyereka inzira nkwiye gucamo, ngwino unyereka aho ngomba kuca, kubera yuko ntabwo nshoboye. Anumenyera Biblia avuga ngo siwezi mimi peke yangu kwa sababu namwomba Bwana aniwezesha. N'umuntu Kiswahili avuga ngo ntabwo nashobora njyewe ubwanjye, ariko iyo niba yambaje Kristo, iyo niba yambaje Imana irashoboza ikambashisha kugira ngo mbashe gukora ibirenze ibyo nibwira. Haleluya. Muvandimwe, nawe ubwawe woba wararize, woba warahogoye, ibintu byaragenze ukundi, ariko byaba bimeze kose, reka nkubwire uyu mwanya ni umwanya mwiza wo kubwira Uwiteka, oh God, maze igihe nkuhamagara, maze igihe nkwifuza, nkeneye ko umpa imbaraga, nkeneye ko umpa ubushobozi, nkeneye ko wabana nanjye, nkeneye ko uyu munsi ubasha kumpa imbaraga zo gutsinda ibi ngibi byatumaga ntagenda mu nzira zawe, kuko nimara kukubahwa uzanyereka inzira, uzanyereka aho nkwiye guca, hanyuma Uwiteka arabana nawe. Muvandimwe, waba ugenda buhumyi, ugenda utazi iyo werekeza, ariko reka nkubwire nta wundi wakwereka inzira, nta wundi wakwereka iyo ujya, nta wundi wakwereka aho wewe wabasha gutera intambwe, kubera yuko intambwe zawe buri gihe ni intambwe zigana ku cyo umuntu ashaka, ariko nugenda mu ntambwe z'Imana ishaka izakuyobora mu buzima bwawe, izakuyobora aho ushaka, hanyuma Imana irakugira neza. Haleluya. Ninde wubaha Uwiteka rero? Imana niyongera kubaza iki kibazo uyibwire ngo Mana ubaha Uwiteka ni jyewe, ubaha Mwami ijambo ryawe ni jyewe. Kubera iki? Kuko ni Imana yiteguye kugira neza, kuko ni Imana yiteguye kumugisha, kuko ni Imana yiteguye kuguha ibyo wifuza mu buzima bwawe. Haleluya. Muvandimwe, reka nkubwire hari abasore, hari abakobwa, hari inkumi zirimo ziragenda mu bitandukanye, ndetse rimwe na rimwe bamisinze direction y'ubuzima bwabo, ariko uyu mwanya bwira Uwiteka, cyangwa Uwiteka naguhamagara mwese ninde wubaha Uwiteka, umubwire ngo Mana ukubaha ni jyewe, uyibwire ngo Mana uguhamagara ni jyewe. Oh haleluya. Uyibwire ngo Mana iryo jwi wumva ni iryanjye riguhamagara, iryo jwi wumva ririra ni iryanjye, iryo jwi wumva ritakamba nta wundi data gitare gikomeye rivuyeho uretse jyewe, uko kuniha, uko kwinginga nta wundi ni jyewe uguhamagaye, ukwinginze kugira ngo ugire ibyo ukora, ugire ibyo uhindura ku buzima bwanjye. Rakabara bakoriya bazana bakoriya. Reka nkubwire waba warabushwe n'ibikomeye, waba warabushwe n'ibintu Satani yabushwe ku buzima bwawe, ariko uyu mwanya ni umwanya mwiza aho uri unkurikira, haguruka usenge, haguruka ubwira Imana tunataka wewe, ubwira Imana ngo we need you oh God. Haleluya. Rabashana bakori bazana bakoriya. Reka nkubwire uyu ni umwanya mwiza aho uri kunkurikira, bwira Imana ngo nta wundi nkeneye, bwira Imana ngo nta wundi nifuza, bwira Imana ngo iyaba ubuzima bwanjye bukubaha mba narageze kure, ariko Mwami n'uyu mwanya haracyariho amahirwe yuko data wakongera kunkoresha, haracyariho amahirwe yuko wakongera kumpa imbaraga, haracyariho amahirwe yuko wongera kunshoboza, haracyariho amahirwe yuko wakongera kumpa imbaraga zo kugira ngo ubashe kunyigisha inzira zawe n'ibyo wifuza ku buzima bwawe. Imana ishimwe. Urakoze cyane uri kumwe natwe, udukurikiye. Imana kugira neza. Birashoboka ko utarakizwa rero, birashoboka ko wasubiye inyuma, birashoboka ko wamisize inzira, ariko uyu mwanya ndagira ngo nkubwire ngo nibura aho ngaho wamisize inzira, birashoboka ko wongeye gushaka kugaruka ku Uwiteka, ukeneye kongera kubwira Uwiteka abane nawe. Nibura aho ngaho rero ndagusaba amagambo nanjye, hanyuma Uwiteka arabana nawe. Sura amagambo nanjye, vuga ngo Mwami Yesu, numvise ijambo ryawe, numvise ko data uhamagara uyu mwanya nje imbere yawe, umbabarire nakoze ibidakwiriye, ntabwo nabasha kugira ngo nk'ubuzima bwanjye ubuyobore. Uyu mwanya rero ndakwihaye ngo unyobore, ndakwihaye ngo bane nanjye, uyobore inzira zanjye, uyobore ibyo nkora bitandukanye, hanyuma uyu mwanya usibe izina ryanjye mu gitabo cy'urupfu, uryandike mu gitabo cy'ubugingo. Uhereye none ndi uwawe mu izina rya Yesu, amen. Usubiyemo iryo jambo cyangwa se iryo sengesho urakijwe, Kristo n'Umwami n'Umukiza w'ubugingo bwawe, hanyuma wegere itorero rikwegereye, umushumba arakuyobora, aragufasha muri byose. Imana kugira neza. Hanyuma ukomeze kugira ibiganiro yacu kuri YouTube channel yacu, nagaruka buri wa mbere, wa gatatu na buri wa gatandatu na buri wa gatanu. Imana kugira neza. Hanyuma buri gitondo dufite ijambo rya commanding y'uryo ryo gusengera umunsi wacu, hanyuma nawe ukomeze usenge, Uwiteka Imana irabana nawe. Kandi usengere Imana urakoze ku muvandimwe cyangwa se
mushiki wacu wakiriye ijambo ryawe yemeye guhinduka, yemeye igitare gikomeye kongera kubana nawe, yongeye igitare gikomeye kugira ngo data muyobore inzira, yifuza kugira ngo data ukomeze kubana nawe, mwami mubana nawe, Mana murinde mu izina rya Yesu, kuraho ibigoye ku buzima bwiwe, hanyuma uyu mwanya arifuza kugira ngo muyobore, arifuza kugira ngo ubashe kubana nawe, Mana ibimugoye bikureho, ibimugoye ubuzima bwiwe bikureho, hanyuma uyu mwanya umwambike imbaraga, umwambike ubushobozi, mu izina rya Yesu bisabye kandi tubyizeye, amen.